twongeye kubaha ikaze kandi tunabasuhuza kuri Sara Mutoni Films. Turabasuhuza twongeye kugaruka hano nyine kugira ngo tugire ibintu tubabwira bimwe na rimwe. Tunabaha ikaze ni ukuri, tunashimira cyane, ndashimira cyane abantu bakomeje kudukurikira, abantu bakomeje kutugaragariza ko turi kumwe, abantu barimo kunyandikira bambwira courage. Ni ukuri Nyagasani abahezagire, ndabyumva cyane kandi abarimo bambwira ati courage n'abacantege nabo tubakomeze. Njye nta muntu uransha intege, baba bahari ariko twongeye kwakira umuvandimwe Musiramukazi bamwita Hajati Farida. bamwita Hajati Farida. Ikaze kuri Sara Mutoni Show. Murakoze cyane. Show yabaye show, ntimubitindeho, byose ni amazina yacu. Ikaze. Murakoze cyane. Meze neza? Alhamdulillah, turashima Imana, tubonye imvura, akazuba karabonetse byose. Mwagende bavuga ngo uyu mwana yariye ngo agakora iki? Agasura akanyara. Abafite ubuzima. Numva bajyaga babaza ariko ko abantu bakuru batakibibaza. Ngo noneho ukumva nyine uri kumwe na mama wawe, ukumva umuntu arakubajije wowe se ngo mu rugo umurarinya mu kanyara. Wone ngo nicyo Kinyarwanda. Najyaga nibaza umurarinya mu kanyara ni wabajije karibu ni yakanyara nyine ntibaza. Nyine iyo biboneka ufite ubuzima bwiza nyine ubwo nicyo baba bashatse kuvuga. Ku muntu wabyaye ariko se yego umuntu ufite uruhinja nyine umwana ameze neza mu rugo umurarinya mu kanyara, no kuvuga ngo uruhinja atihagaritse cyangwa ntakure ntiyitume biba ari ibibazo oya nawe mukuru bitabayeho ku mukuru we uzafunga icyumweru uzambwira. Ugenda ufite akada kameze nk'akinuza tukanywa amata akaba amata. Wimbaje nanjye ko ejo bundi byambayeho. Wabimbaje ko ejo bundi byambaye. Ibiryo by'ahantu birananira pe, ninywera amata aragenda kandi nayo aragenda agafunga mu nda neza. Ibyo bintu ndabyibagirwa. Niyo mpamvu rero umuntu akubaza gutyo, niba hasi hejuru ucishaho hose nta kibazo, ibyo byose kubikora. Alhamdulillah, nyuma yo kubona imvura n'izuba ndaniherera. Fari rero njyewe ikintu kitwicaje hano sibyo, ndashaka kugira ngo tuvuge ku kintu cy'ubusilamu ariko bijyanye n'imbuga nkoranyambaga. ikintu kirimo ntabwo turabamenye cyane sibyo, tubanze kwisegura, ntabwo turabamenye cyane ku bintu ku buryo twaza kubihagararira ngo tubisobanure mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nahuye n'ikibazo ejo bundi, urumva ntabwo wari uhari, ngira ngo n'ikiganiro ibyo byose warakibonye. Umuhajati umwe yahuye n'ikibazo, arimo aganira muri gurupe, arimo avuga ibintu nyine bitandukanye bitewe nyine na feelings yari afite uwo mwanya n'uburyo yumvaga, cyangwa se n'uburyo yari yizeye abantu barimo kuganira nawe. Noneho ibintu yaganiriye kuri voice note kwa kundi mu mwoherezanya, none ibintu yaganiriye umuntu arabifata wari urimo aho ngaho abyoherereza umuntu. Aramubwira ati umva abasilamukazi dusigaye dufite muri iyi minsi, ibyo bintu birasohoka bijya hanze, biratrendinga nyine, abantu baribaza kuko mana muntu yavuye mu idini yagize ibiki, twese dutangira kumucira imanza. Noneho njye nta nubwo nanabibonye kuri YouTube, nabibonye kuri TikTok, nyine akantu kamwe bagafashe gutya bagashyiraho. Ndangije ndamubaza nose afite nimero, ndamubaza byagenze bite ko mbona byarengereye. Arangije arambwira ati nanjye nuko nisanze twaganiraga biri aho ngaho nk'abantu bari kumwe, ntabwo nari nzi ngo ni ibiki bijya mbere. Ndamubwira nti se nta kintu ubona wabikoraho kugira ngo usubize audience yawe barebe ko ibyo wakoze nta mugambi wundi wari ufite, nta bindi. Aravuga ati ahubwo ryari nyorohereza umfashe, ahubwo tubikore ryari. Bamuhaye isaha, urumva namuha isaha, ndumva yarambwiye saa 5, ndavuga ni saa 5 ndi mu rugo, ariko arambwira ati namubwira ni saa 8. Arambwira ati gemba mfite inama igera itinda ikagera saa 12. Ati ubwo rero biragoye ko wambona. Noneho ikintu nakoze
nafashe umuntu kuko saa sita ncyura abana nafashe umuntu njyanira abana gukora icyo kiganiro sibyo ndumva narabikubwiyeho urabizi afata abana arabajyana ngewe nza mu kiganiro saa sita ndumva yaranatinzeho tugera hano araza arahansanga dukora ikiganiro urumva turagikora abwira abantu uko byagenze ari exiza nyine ababwira uko ibintu ko ntabwo yari akomeje ibiki n'ibiki ikiganiro turangije turagenda nyine noneho umuhaji ati niba ntekereza ko ari pressure z'abantu zabayeho pressure z'abantu zibaho baramubwira urumva nyine bimucanga ari ibintu byinshi biramurenga noneho akora ikintu cyo bita gukora tauba ariko wibuka ko twakoze ikiganiro amaze avugana n'umushehe umwe hano mu Rwanda aramubwira ati ugomba gukora tauba ugasaba Imana imbabazi kuko biriya byemerewe kuba byagukura mu idini mu byo wavuze umusiramukazi aragenda akora tauba urumva arihana alhamdulillah ni ikintu cyiza kuko yari yarengereye mu byo avuze wenda nubwo atari afite niya yo kuva mu idini aragenda akora tauba ariko noneho kuva muri tauba avuye kuyikora ntiyambwira ati sasa rero Sara twakoze ikiganiro nari ntaraprodinga ati kubera atambwira ati rero Sara navuye mu kiganiro cyangwa se navuganye n'umushehe nicujije kuri Nyagasani nicujije rero mu rwego rwo kugira ngo utaza kuvanga abantu kiriya kiganiro nisobanuraga ariko ntabwo nicujije gusa nisobanuraga rero nyuma nakoze cyo kwicuza noneho ikintu uri bunkorere icyo kiganiro ntugishyireho wenda uze kuza ukora iki umbwire twongere dukore ikindi gisimbura cya kindi ariko icyo ntugikore urumva ubwo avuye gukora tauba urumva ntiyamenyesha ati mvuye gukora tauba ikiganiro noneho ntugikore duhindura ikindi noneho uwo yakozeho tauba baraprodinga nyine ikiganiro kirasohoka ko umusiramukazi yakoze tauba abantu barishima njye nta makuru mba mfite habe na make njye ntabwo nabyuka mu gitondo mbyuke njye ku mbuga nkoranyambaga ngo njye kureba ni ibiki byaraye bigiyeho hari igihe umuntu atabyitaho bitewe na gahunda bafite kabisa mu gitondo akazi abantu barabizi ibintu bahera mu rugo mu gitondo bari ibintu byinshi ntabwo byuka ujya ku matelefone noneho njyewe nimugoroba njye na prodinga nimugoroba ikiganiro ngira nka saa 2 n'indi nda prodinga ikiganiro cyane mu gitondo nka saa 3 n'igice saa 4 umuntu mbona aranyandikiye ababaye cyane ati reba nakoze tauba reba none wongeye inteje abantu byagenze bite ngo nukuri ngo nagiye ngo nabwiye shehe ngo nkoresha tauba ibiki n'ibiki nabwo none se wambwiye ntago nakubwiye nari mfite stress ariko nta kundi nibura hindura iyo titre ubundi yabanje kumbwira ati rero noneho hindura iyo titre iriho titre nyikuraho arongera arambwira ati rero kuraho abo bamufite abo bamufite iyo bashyizeho ngo hari uburyo batarebana neza rero bahinduranye bakureho nimba kureho nshyireho abahe ambwira abo nshyiraho mbashyiraho maze kubashyiraho hashize akanya abarambwiye ati rero nabo bakureho njye nawe nitwe twakoze ikiganiro ari twe tugumaho ibyo ndabikora abo bose ambwiye nabo mbakuraho sigaho njye nawe urumva ni thumbnail ni abantu ushyiraho nyine kugira ngo abantu babe attractive ku kintu baze barebe arambwira ati nabyo bikureho nabyo mbikuraho finally yarongera arambwira ati rero nje gusanga atari byo gikureho usibe ikiganiro cyose ndahije ndamusobanura muganira nkubwire YouTube channel ukuntu ikora iyo usibye ikiganiro cyarebwe kirimo cyagezeho ni ukuvuga ngo uri kugabanya amasaha yanjye urimo kunyicira ibyanjye kandi njye already nta kosa ndimo uko naguhaye ikiganiro wabishatse nta force yabayeho nta gukoresha ibidakwiriye nta muntu twavuzeho twaraganiriye bisanzwe icyo yakoze mbona arababaye noneho aha nimero yanjye umushehe arampamagara arambwira ati ikiganiro ni ukuri umuntu yakoze tauba atinya Imana akuraho ikiganiro
noneho ngewe ikintu ubundi ngewe n'ikiganiro nashaka kuba nanagikuraho usibye ko bitari na ngombwa ariko noneho ikintu reka nkubwire ikintu cyancarengeje muri ngewe naribajije ese twabaye nk'abakristo dusigaye tujya kwihana tukajya ku karubanda ukwaturira umuntu tukajya ku karubanda tukavuga amabi n'amakosa twakoze tugakorerwa tauba ese niba koko umuntu ari kuvuga ati tinya Imana ntuzane ibintu by'ubucuruzi muri iki kintu umusilamukazi yakoze tauba rero ihangane utinye Imana utinye n'umunsi w'imperuka urumva Imana itazakubaza ibyo bintu wowe uvuga yuko Imana izambaza ibyo bintu iyo tauba mwakoze iri hehe ni ukuvuga ngo ni tauba ariko iri kumwe n'ubucuruzi still ushobora kumbwira uti igihe umusilamukazi namufashe yagiye mu rusengero yagiye mu musigiti akora tauba ibintu birarangira nta kibazo ariko ntuze kumbwira uti njyewe wakoze ikiganiro mwaprodinze uri gukora nawe uri gukora noneho njyewe nanjye ndimo gukora hondi kuko njye ntabwo nabeshya abantu njye ahangaha micajwe n'akazi ntabwo nabeshya ariko nyine tube clear tubwire abantu ngo turi mu kazi noneho ikintu nagira ngo umfashe wenda nshobora kuba ubanza n'ingiri kubyumva nabi nagira ngo umfashe umugirire abantu bankurikira kuri Sara Mutoni Films ikosa nakoze ni iri urumva nkuko twatangiye tubivuga ntago turabamenye kandi n'umumenya uko byagenda kose ntago amenya ibintu byose 100%, sibyo? Ariko kuri icyo kintu cyo kuvuga wenda ngo twabaye nk'abakristo ese twaba twabaye nkabo kugira ngo umuntu ajye kwishyira ku karubanda, njye numva ko niba yaranabikoreye ku karubanda nyine ajya kukufuru nka biriya byose yavuze kuko ni ibintu byose bikuganisha mu kukufuru kuva guhakana, urumva ntekereza ko abaye akoze tauba akagenda agasaba Imana akicuza ariko akagaruka akanatangariza abantu. Aho ngaho njye numva ko ntago yaje gukorera tauba kuri share, njye numva ko ahubwo yatangaje tauba ye, yatangaje ukwicuza kwe ko biriya, kuko urumva niba ari muzima of course yaratekereje yumva ko yarengereye, kuko ari amagambo nawe yavuze cyangwa kuko njye narayumvisha mu by'ukuri nanjye ndababara numva ko umuntu akofuye, urabyumva n'umuntu yicara akavuga amagambo nkariya ushobora kutavuga uti mvuye mu idini ariko ari amagambo yonyine akwemerera kuba wavamo, urumva njye ntekereza ko nkuko yatangaje ko nyine biriya bintu byagiye ku karubanda. Yes, ntekereza ko tauba ntago yikoreshe nta nubwo yikoreye kuvuga ngo ni ku karubanda. Yes, ntawe ubizi ashobora kuba yarayikoze ariko njye numva ko hano yitangaje. Umva itandukano ririmo ni ibintu bibiri, kuko nk'ukuntu mbwiye njye numvisha ko uvuga wenda ko ashobora kuba yaraje akayishyira ku karubanda ngo ni shehe wayinkoresheje, ariko mu by'ukuri ibyo biganiro byose nabikurikiye nijoro. Njyewe kuntu nakuyemo ashobora kuba yarayikoze akicuza nk'umuntu kuko utekereza ari muzima, ariko nyuma akavuga ati n'ubundi byagiye ku karubanda reka nyitangarize nanone ku karubanda mbamenyeshe, mpamagare n'umumenyi mubwire angira inama nyuma yo gukora tauba. Njye numva ko yamenyesheje nk'uko n'ibindi twabimenye, urumva. Rero ikibazo cyangaho cya wenda cyo kwa uploadinga n'iki icyabayeho, habayeho miscommunication impande zombi. Wowe n'ubuzima busanzwe ndakuzi ntago ushaka kugira ngo uzafate telefone ujye ku ma YouTube, ni ibintu bigoye. Uriya rero nawe ikosa afite nuko yamaze kubikora kandi azi ko yamaze kubona ko utara uploadinga ngo ntabanza ngo kumenyesha kugira ati ntubikore yes, ahubwo dukora ikindi shimangira biriya bintu navuze n'ibyo nakoze, urumva. Njye numva ko aho ngaho mu by'ukuri mu gutekereza kwanjye numva ko nta kosa wakoze, kuko nawe urimo uracuruza. Yes, nubwo wacuruza ariko nanone ntabwo ugamije kugira ngo ugire ubabaza n'ukomeretsa, oya ntabwo byaba ari byo. Urumva niba ikintu cyabayeho ni amasaha ubundi yasiganywe, urumva nyine ngiye bambwiye yuko sheha yambwiye ko yakoze ikiganiro before. Urumva we yaramubwiye ariko hari ikiganiro, ariko wowe ntiyakubwiye. Yabwiye sheha ko yakoze ikiganiro mbere kisobanura ariko kiticuza. Hariho kwisobanura no kwicuza.
kiticuza. none se muri icyo kiganiro mbaze wenda ninjye wakirebye nabi haba harimo kuvuga ngo arashimangira aya magambo cyangwa yasobanuraga ariya magambo? Yasobanuraga ko yabivuze bitavuye ku mutima ntaki. Gihe numva ko nta makosa arimo. Nyine mu kiganiro cyacu rede nta makosa. We yazaga ashaka gukosora biriya byabaye. Nyine umuntu wabitangaje we yabitangaza ari kumushinza kuva mu idini. Urumva? Noneho we hano we azasobanura ntago nigeze mbikora ngamije kuva mu idini. Ndumva rero nta kibazo kirimo. Nyine nta kibazo kirimo. Nta kibazo. Umutumirwa mubona muri comment ari kuvuga ati mumbabarire nakoze tauba, uwo muntu ari gushaka amafaranga niyo mpamvu icyo kiganiro yagishyizeho. Oya niyo utavuga ngo yanshyizeho like nk'ikosa nkaho wagira ngo ninjye wamubereye bade kandi mu by'ukuri ntago ari njye. Oya hariya se yaje kufura ahubwo yaje asobanura bya bindi uriya muntu yatangaje. Yego ntago je numva ngo nta makosa arimo. Kereka still bigifashe kuri bya bindi avuga ati narabivuze niko bimeze mfite uburenganzira nyine ibintu nk'ibyo. Niba nta kwihenura kurimo ntago yigeze aza yaje bisobanura avuga ko nta mugambi mubi yari afite. Abantu muri comment birayo witaye kuri comment ukita kuri comment buri muntu wese akora comment izo nahanga ntiziri bubure. Ikiganiro cyacu nge nawe n'uwo mubyeyi cyari ikiganiro cyiza kivuga ku myito. Ni iyihe mpamvu bashehe bari kwanga umwito? Ese baranga umwito cyangwa baranga ibikorerwa mu mwito? Nicyo ubundi niyo topic yari iriho kubera ko hari ikiganiro twakoze mbere nticyakora iki icyarangira bitewe nuko bwari bwije. Noneho tubwira abantu dufite part 2. Noneho part 2 yejo ubundi dukora ikiganiro cyo ku mwito ariko noneho hari n'ibindi byasohotse agomba kuvuga haga clearing. Nicyo ngicyo gusa. Nanjye ndumva aho nta kosa ririmo. None ikintu ngiye numva nyine nagira ngo mubwire ntatekereze yuko ngiyewe nakeneye amafaranga cyane. Oya ntabwo nakeneye amafaranga cyane. Ahubwo mba naje hano nyine aha nicaye kaba ari akazi. Niyo mpamvu mba nicaye aha ngaha. Noneho kandi nawe aho bagushyize still n'uwagushyizeho nawe ari mu kazi. Of course. Sibyo? Kugira ngo nyine ibintu bibe kiriya ntatekereza ngo uyu mudamu cyangwa se umukobwa yashyizeho kino kiganiro ashaka kugira ngo nkoreremo amafaranga. Ife n'uwagushyizeho uri gukora tauba ni still nawe ari mu mafaranga akeneye amafaranga kuko yagushyize kuri channel. Urumva iki kintu cy'imbuga nkoranyambaga numva ko ikintu cy'imbuga nkoranyambaga ikintu mubaza Farid urabona kitarajagaraje abasilamu? Sinabo gusa ni impande zose ni inguni zose kuko abakora amakosa bo ni menshi mu buryo bwo gushaka amafaranga bakarengera. Ntabwo twabishyira ku bantu bamwe ni twese muri rusange. Uragenda kuvuga ku busilamu kuko urumva agiye ninjira mu busilamu shaka nkubwiza ntabwo nari nakamenya kwa kundi ngo ugenda ngo ukicara ngo ukumva urana nk'ubu ngubu tugeze kuri level mufite avuga ijambo undi muntu akaza akamuvuguruza akarisesengura akamuvuguruza akamugira neza ugasanga abaye nta kintu avuze. Sibyo? Niyo level tugeze. Noneho umushehe yatangaho tuba ahantu wagenda wajyayo ukumva nk'umuntu arakubwira ati uriyase nkeka ko iryo haba hamaze kuzamo amarangamutima. Abantu baratinyutse icyo nakubwiraga agiye nyinjira ubusilamu abantu baratinyutse ukuvuga ngo babibona nyine nk'ibintu bisanzwe. Byabaye bisanzwe. Najyaga mbibona nyine mu bakristo pe ugasanga aricaye hariya ari kubwiriza umugenzi wakaza agahita amumenasa akamubwira ati wowe ibi nibi ntabwo wabikoze neza ejo undi akaza. Noneho ibyo bintu byaje byimukira mu busilamu abantu bari gupingana ariko noneho bajya gupingana bakajya imbere ya kamera. Noneho twege tuyoborwa hakabura kubera ko tudafite buriya bumenyi nk'ubwo bafite. Umwe ntabwo ushaka kuvuga uti wenda nkurikiye uyu kuko nzi ko niwe niyumvamo se n'urugero n'ibyo avuga ngomba kubyumva kuko mwiyumvamo. Nkakurikira none ahandi nkavuga se uriya muntu niyumvamo naza agashyira hasi kandi nawe namwiyumvagamo bitewe n'ukuntu yigisha. Hari ukuntu nakwigisha ukumva birinjiye pe ukumva ikintu akubwiye niwe cyaba iki ariko ukumva nyine uragitanye kibaye ikizima ukavuga uti niba bano bantu bagiye guhangana ndajya he? Uriya niwe muzima uyu niwe munyamakosa. Nyine natwe mu mutwe tuhora tumeze gutya ariko mu by'ukuri niyo mpamvu tuvuga dusaba Imana yo ijye iduhereza ubumenyi iduhe nta bumenyi dufite 100% ariko na buke dufite tubuhagarareho nyine iduhishurira ukuri
niko navuga iduhishurira ukuri tutagiye ku marangamutima urumva ngiye kano kayo numva mufite ni umuntu ukomeye uhagarariye Islam ni umuntu ukomeye sibyo n'ingaruka nkasanga runaka akantu kose avuze aramugira atya Allah akibar urumva nyine utangira uvuga uti Islam ubuyobozi buremewe kabone nubwo umuntu yaba wowe uri umwana ugomba mu gihe watorewe nk'umuyobozi ugomba gukurikiza gusa nanone mu bintu Imana itazaduhanira harimo ikintu dukora tutazi ikintu twakorejwe ku gahato nkeka ko nitugerageza kwiga tukumva nta gahato karimo bariya nta gahato badushyiraho nta gahato badushyiramo ariko nanone ikintu tubona tugenekereje nk'abantu bazi ubwenge umuntu ari gukoresha amakosa ntago nanjye nagikurikira ngewe mba mbona byarabaye saye urumva social media yarabyoroheje ninkenera guhangana n'uriya ndaza mvugira aha message aramugeraho nawe ahari azavuge nyine tuhanganire muri ubwo buryo ngewe nkeka ko ibibazo byabo bakagiye bakabihanduringa nk'amamenyi kwabo twe bakaza bakaduha ukuri bagomba kuduhereza batagiye kuducanga nanjye nicyo kintu nasaba mu by'ukuri ibibazo byabo n'ubumenyi bafite bagahangana mu gikari tutareba kugira ngo natwe badufashe twe ba mama nyine dukurikiye turaho inyuma ntituvuge se ndajya aha nyine bikagucanga sibyo ntekereza ko ni nacyo kintu nasaba dukeneye kwiga dukeneye kumenya ibintu bidufasha sibyo ntuvuge ngo reka njye kwiga idini nurangiza umuntu ugiye kukwigisha usange umuzi utari wanamubona wanyebereye n'umumotari afite utuntu twagiye kuzana bamuvugaho ibintu bibi ibiri byo n'ibitari byo ibintu nk'ibyo urumva twageze kuri level yego social media ifite ibintu yoroshya kuko niyo si tugezemo pe iyo niyo realite ihari kuri ubu sibyo dufite uburyo dutangamo amakuru dawiroroha nibyo kuko turiga nka chef araje ngiye yaramfasha cyane urumva turiga pe ndamukurikira umunsi ku munsi ubu nk'ubu nshaka kukubaza impamvu abandi batagufasha ntago ari cyo navuga ndavuga byaroroshye umwanya tubona ni mukeya cyane cyane nkatwe kuvuga ngo twagiye ku misigiti nk'abagabo ngo nyuma dufite darasa turakurikira aho ngaho nge nkanye ntago byanyorera kandi nawe urabizi ariko nimbona umwanya ndicara nkurikire muhadara irimo gucaho nkurikire ibibazo n'ibisubizo wenda nanjye mbaze nsobanukirwe mu by'ukuri urumva ko byaroroshye kuko ni nayo si turimo kano kanya urumva aho ngaho urumva ko nubwo yego social media yigira ibyo yica ariko igira n'igikiza ikibazo ibyikiza usanga biri kuri ntuza yo hasi kubera ko abantu ntago bagikeneye kureba ibintu ngo akenshi byunguka mahadara ngo yabaye ngo usange ngo bakubise gutyo ariko reka umushehaza asebye mugenzi we Allah akibar reka umushehaza asebye mugenzi we arumva bose baraza mwese muvuge mugire ibiki urumva rero icyo kintu ngewe nakibaje ndavuga ati ntabwo nigeze mpemukira uriya muhaja ngewe nta ruhande ndi bugemo sheri wanjye reka nanakubwire nta kibazo na kimwe mfitanye nawe ngewe nta nubwo reka mbanze mwibwire uriya muhaja wanjye nta nubwo video yawe ni ukuri kw'Imana ntabwo ariyo yarebwe cyane iwanjye wenda ngo mvuge ngo ndagusaruzamo nta umva ngiye gukira nkungahari nta nubwo ari iya kabiri si n'iya gatatu si n'iya kane reka pressure y'abantu ye kuduteranya turi abasilamukazi twembi icyo twari dukoze turakizi reka abantu buri mwe ari gushaka amafaranga yaba njye ndi kuyashaka yaba uwo nguwo nawe ari kuyashaka yaba n'undi ari kuyashaka wowe uri hagati gutya uri hagati y'abantu barimo gushaka amafaranga nkubwiza ukuri uri hagati y'abantu barimo gushaka amafaranga so ntugire aho ubogamira ngo uvuge Sara yamemukiye no ntabwo naguhemukiye ibyo ndimo ni akazi ibyo uriya arimo ni akazi n'abandi bari mu kazi nta wundi mutima ibyo ngewe no kugira ngo bitewe n'ukuntu nanjye bikurikiranye cyereka ikiganiro wakoze cyaraje yishimangira ya kufuru yari yagezeho ariko niba yaraje yisobanura niba yaraje nyine ashaka gushyira umucyo kuri icyo kintu nkeka ko ari nta kibazo kirimo cyaba cyasohotse mbere cyangwa nyuma ya tauba ntekereza ko nta kibazo murumva yari afite ikibazo cyo kuvuga ngo abantu nareke pressure y'abantu kuko mureba nabi abantu nyine babaye abantu batazavuga n'ubu bari buvuge ariko jewe icyo nagira ngo nkureho impuza bishyireho umucyo nta kosa na rimwe nta muntu na rimwe n'umwe bangamiye pe ntawe kuri icyo urumva na shehe nawe gutambutsa ubutumwa wenda ashobora kuba atarakuri icyo kiganiro
bitewe n'uko nawe bamubwiye akumva ko icyo kiganiro agahita yumva ko agomba kumvisha ko kigomba kuvaho mu gihe tawuba yabaye harimo amakosa, ariko nta makosa arimo. My dear, wabikoze kugira ngo yisobanure, n'ubundi ntabwo mwari mugamije kugira umuntu mubangamira mubogamiraho. Yes, ntekereza ko aho ngaho ngewe nta kibazo, urumva. Ariko social media nyine tugerageze, kuko turi abantu, ejo n'ejo twabonye twagwa mu makosa, ariko tugeze tuyikoreshe neza. Tuyikoreshe neza abantu we kuza ngo wumve ko ugomba gusenyera mugenzi wawe imbere ya kamera. Nta mpamvu yo gusenya umuntu, rega nubwo wabivuga urabivuga nyine bikarangira tu, nta bintu birenze birarangira. Urumva nk'ubu mba ndi kwibaza nk'umuntu wateje ino saga wayitangije like umuntu baganiraga, urumva ubundi akenshi ariko nawe hari ahantu yabisobanuye neza mu kuganira na Shay. Yaravuze ngo hari igihe uwabikoze ashobora kuba yarazi ko agiye kunyandagaza, ariko mu by'ukuri ariyo nzira yo kugira ngo asubire ku murongo. Akenshi we learn from our mistakes, twigira mu makosa yacu, kandi igihe turi abantu turi abanyamakosa 100%. Urumva uwabikoze wenda we mu kubivuga maskini wenda yabivuze atagamije n'ibyo byose, uwabitangaje uwafasha ayo majwi akarenga akajya kubivuga, baganiraga yashatse kumuta hanze. Ariko ku rundi ruhande alhamdulillah byari byo kugira ngo bimwereke ko ibintu arimo wallahi ari ubuyobe. Urumva bo babikoresheje nabi. Urumva abantu babicaye iruhande, abantu muganira, abantu musangira, abantu Mana nyagasani umunyarwanda yaravuze ngo mukicara muri salo mukaganira. Umunyarwanda yaravuze ngo ikikurya ikikwica ni ikikubamo. Ntago nava hanze ntakubamo ngo nzakwangira izo gahunda zawe zose. Oya, burya ngiye tubana, ngiye duhorana, mba nkuzi 100%. Niyo mpamvu bavuze ngo ikikwica ni ikikubamo, ikikurya ni ikikubamo. Urabyumva? N'ubwo rero twitondera abo bantu baba turi iruhande, duhorana umunsi ku munsi. Ntago never trust anyone, never. Ibyo byose umuntu wabikoze ibyo biri isaga yose yayibonye, nk'ubu byakumariye ubwiza ukuri. Oya, ngewe uruhande rumwe icyo byamumariye ni uko umuvandimwe yabashe kwicuza imbere y'Imana. Ariko yabanje kumujagaraza, ariko yaramujagaraje. Ariko mu by'ukuri nakunze Hajata hano ukuntu yaravuze ati uwabikoze yabikoze azi ko nyine yego arabikoze antaye hanze nibyo, ariko wenda ariyo nzira y'Imana yonyine yo kugira ngo usubire kuri gahunda. Ndewe uburemere bw'icyo kintu wenda yakufuye kuva kera ntiyabimenya, wenda iki nicyo cyari igihe kugira ngo abimenye. Nyamara we yabikoze yumva nyine amurangije. Ariko tujye nyine isomo riba ririmo tukizera abantu ku rwego rwo kugira ngo twimene inda, uvuga ibintu utabasha no yes uhagaze mu ba nunakivuga uzi uwo kibwiye, umenye n'ikinatangazwa, umenye aho cyavuye. Ko wanagisapotinga rero. Erega hari ijambo uza hano ukavuga ejo wanasubiramo ukananirwa no kuba wagira icyo risobanura. Niko kuri, urumva niko kuri pe. Ndabagaya ku ruhande rumwe, ariko none alhamdulillah wasanga ariyo nzira Imana yacishijemo kugira ngo abibone. Ari amakosa nibera nabivuze kuva kera. Iyi nicyo gihe cyo kugira ngo icyo kintu agishyireho akadomo. Icyo kibazo cyo ndagira ngo kirangire, nta muntu nawe ufitanye nawe ikibazo habe n'umwe. Ibyo dukora byose yaba nge yaba abandi nabisubiyemo kenshi turi mu kazi. Hanyuma rero reka mubwire noneho abantu ku ruhande, umuntu uzi ko yafashe ikiganiro cyanjye akagishyira kuri channel ye atigeze ambaza ngo mwemerere, yaba uwambajije simwemerere, yaba uwibwirije, mbabarira umfate ndi kuvuga bino bintu kugira ngo babyumve neza. Umuntu wakuye ikiganiro kuri channel yanjye ukajya kugishyira iwawe, nutagikuraho hari uburyo wundi kiri buveho. Ndakuripotinga pe, reka ne kukubeshya. Kuraho ikiganiro, nakubeteje strike. Kuraho ikiganiro niba wumva ukeneye amakuru, genda ufate umuntu nayatse umuhamagareze aza guha icyo kiganiro. Nawe kwibarize nanjye ubwanjye nta soni. Uzi ko umuntu aratinyuka agafata ikiganiro n'ifoto yawe akagenda gukorera se, ugafata ikiganiro cyanjye cyose ukagenda
uko cyakabaye uko cyakabaye nibura nta nataginzaga ntahaye credit naho yakuye amakuru ntaho wakuye inkuru urasa nkaho wagira ngo uba ahantu nicaye nakabaye mbura ibindi ndi gukora wowe urumva umuntu azajya yicara agakora ikiganiro hanyuma wowe ukaza ugaterura ugakuraho so praise ni cano zitarenze ngira ngo nk'ebyiri niba ari ebyiri niba ari eshatu sinzi umuntu uzi ko washyizeho ikiganiro cyane yibwirize ingaruka zitaramugera oya niko bimeze ariko yibwirize ukureho icyo kiganiro cyangwa se tugire ukundi kuntu tubigenza ni ukuvuga ngo nakabaye njyewe umukameramani wanjye yambwiye ati reka tubikore noneho reka mbanze mbibabwire bo ubwabo last warning babyikurireho twe kwirirwa tujya kubateza YouTube bo ubwabo bagifate badilitinge nimutabikora rero ni ukuri ndabyikorera mu buryo bwanjye sibyo ndabyikorera mu buryo bwanjye next time ujye mufata kamera mufate abatumirwa mugende mwicare muganire ku bintu byanyu mushaka kuganiraho ubwo rero icyo kintu ntabwo nshaka ko ejo nzongera kugisubiraho umuntu uzi ko yafashe ikiganiro cyanjye ariko umuntu ukora ibintu nk'ibyo nta credit ntaki wavunitse location ni yawe kamera wa uploadinze we agaterura kubahane muvunike mukore reka ibyo bintu tutaza ntabwo ndi gushaka nyuma y'uko mubonye kino kiganiro mubikureho nimutabikuraho ni ukuri ndabyikuraho keretse umuntu wamamagaye akabinsaba nabwo ukabyemera ntabyo nemeye nta muntu n'umwe nemereye mukureho ibyo biganiro byanjye cyangwa se message bayumvisha hari ikintu ufite cyo kubwira abanyarwanda ikintu nababwira ikira by the way se baranyibuka bambameruka ntambaye gutya oya barakwibuka mumeze okay nanjye mushonje muhishiwe vuba aha ndabatangariza ibigiye gukurikiraho sibyo muri sinema nk'ibisanzwe nyine nkuko ariho mbarizwa ngiye kongera ngaruke mugiye kongera mu mbone vuba inshallah ndabamenyesha aho biri buce aho bizabera wenda aho bizabera urumva ikindi nyine ngarutse kuri ka kantu nyine na twavuzeho kabare abayobozi bacu n'abamenyi bacu muri rusange turigishwa n'ibyo ntitubura kugira ibyo dukuramo yego ariko mu by'ukuri mu bintu muhangana basi mujye muhanganira aho tutazi kuko aho bijya kubera ntabwo tuba tuhazi kuko ibyo byose biragaruka bikatugiraho negative ku rundi ruhande nyine bituzana negative effects yes kamvuge gutyo bituzaniraho kudasobanukirwa ukabona turaha tugiye ariko mu by'ukuri aho ngaho bibera turasaba bariho bizajya bikemukira noneho twebwe ba mama muduhereze ubumenyi dushaka kumenya mutuyobore mu byadufasha mu byaduha akamaro byatugirira umumaro ibyo bindi by'amatiku n'ibiki nkeka ko ntabwo ari hano byakabaye bibera mwakabaye mugira ahantu mubikemurira kuko nuzana aya uri akayizana ntabwo tuzamenya ukuri ntabwo tuzamenya ahantu nyine bishingiye twige dusobanukirwe ibindi nyine Imana niyo izi ibyiza kandi birenzeho wakoze cyane kandi wakoze kunyakira we niko abyumva Farid uko nkuko abyumva ubu ngubu nyine wowe urabyumva ute inshallah njye ndahari njyewe ukuntu mbyumva njye birambabaza cyane oya biba bibabaje birambabaza cyane biba bibabaje nkuko tutavuga cyane birambabaza cyane birababaje iyo ufite abantu wizeye ko aribo bantu barenze ukabona bo ubwabo bari gushyirana hasi ukabona ngo uyu ngabarizwa aha ngo uyu ngabarizwa aha hari ibintu byigeze gucaho Imana ishimwe byararangiye umuntu araza njye rero buriya n'ukuntu nteye ntabwo umuntu usebye undi mu buzima busanzwe ariko noneho iyo usebeje umushehe we mba numva mbabara kumurusha nanjye birandemerera kibaza umuntu araza ati umushehe yanjyaniye umugore byagenze ubu ko wabivuze yaragarutse wenda yaragarutse umugore yaragarutse ari ibintu nyine ubu usaba gutaka niba bimenye biramara mu by'ukuri aba bamenyi bacu tujye tugira no kugira ngo tububahe nyuma ya byose n'abantu yakosa
sibyo, ntabwo ari intunganye, ntabwo ari intumwa, ariko mu by'ukuri bano bamenyi tureba dufite, aba bamenyi ntekereza ko ntabwo iyo aya nyizi mu cyaro, ariko nzi ko isobanuye ko abamenyi ni abazungura b'intumwa, niba baza bakadushyitsaho ubwo bumenyi bwose, ntekereza ko hari abo twakabaye tugira tukabubahira byonyine kuba ari umushehe, nibura byonyine basi, kuko ugiye kumusebya ni umuntu, ariko byonyine nujya kumusebya, nujya kuvuga tinya Imana, uvuga uti reka mbyihorere kubera Imana, kubera ko ni umushehe. Hari abantu benshi ayobora, nanjye ndimo, nawe urimo. Ikibazo nibaza ni uko izi kesi zigenda ziza, abashehe ba kera bari bari kiriya kuri zo, nta kintu bajyaga usanga ariho byari bikomeye ahubwo kurusha, ariko kubera ko abantu ba kera nakuze ndeba umushehe nkamwubaha no kurusha umubyeyi wanjye. Nyine ni nko kubona mwarimu, umuntu ukuyobora mu idini, umwarimu ku ishuri, umubyeyi wawe igihe cyose n'abarezi urubaha kuko afite inzira kuyobora. Ubuse reka tubwizanye ukuri, niba umuntu aje akavuga ati urugero umushehe yanjyaniye umugore, ubu atari umushehe waza, kandi nabo barabajyana, barabajyana nyine, suko atari umushehe waza imbere ya kamera, suko se nicyo kibazo. nanjye nicyo mvuga, atari shehe wamujyanye, ntibabikora buri gihe, barabikora. ubundi umuntu bamujyana nawe batwara n'ubundi wagiye, umuntu bamujyana batwara uwagiye, umuntu w'umubyeyi ngo bamujyanye, ukaza ugaharabika shehe wicaraga hariya akigisha. reka tubyemere, si no kumuharabika wenda ni ukuri, ariko ntabwo byari ngombwa, niba wowe wicaranye n'umugore wawe mukananirwa kumvikana ku kintu, ukicarana n'umugabo wawe mukananirwa kumvikana ku kintu runaka, akaza akamubwira sinzi ibyo amubwira bakumvikana, reka nkubwire mujye mumenya yuko niba ari n'umushehe wamujyaniye umugore, ibyo byari bizwi nabo, sibyo? Twebwe twari dufite uburyo twubaha shehe, twari dufite na rubanda umva, abantu nyamwinshi bari bafite uburyo bafata shehe, ni ukuri kwimana, ariko nibura isura bimwishira, ntibyanavuyeho, turacyanamukurikira, ariko mu by'ukuri mugende mwicara ahantu. After all, nyuma y'ibyo byose ni umumenyi, n'umuntu tugomba kumwubahira byonyine ko ari umumenyi. Wiza gusebya umuntu uhagarara, ese wa mugani ku kibazo Sara yibaza, nanjye reka nkibaze, nawe tukikubaza wakurikiye, abaye ari usanzwe, ari umuntu usanzwe, atari waza ukamushyira hano, kuki wumva intege nke ze? Ese kuki mwamwumva batari abantu? Kuki wumva intege nke ziwe uzaza ugahita ujya kuzipotinga kuri kamera? Kuki ari kubyumva? ubwo kuki tutavuga ko abo bantu bahemukiwe n'abashehe? Kuki tutavuga ko ari intege nke zabo? si uko se, erega ni abantu gusa. Njyewe nibutse kiriya kintu kivuga ngo bano bamenye dufite, bano bashehe dufite, urabona kujya gushaka kumenya ntabwo biba byoroshye, kuza kutuyobora abantu twumva nabi, wallahi ugafata umuntu ukamushyira ku karubanda kuriya, kandi ntibibura abantu byica, akavuga niyajya gukora ikibi aravuga ngo ubuse ko shehe yabikoze njyewe bintwaye iki, ugasanga hari uwo bigwishije. Ntabwo ari niko bikorwa, izi saha umuntu arakubwira ataha n'abashehe barabikora. Allah akbar, uri kumva ibyo bintu musansipuriza inkuru mbi. Iyo ntabwo ari dawo, nanjye ntabwo nayishyigikira. Ntawigeze aza ngo yicare ngo avuze ngo shehe runaka yankoreye ibi, nyamara kandi ni byiza barabikora cyane, ahubwo ni byiza baraza bakicara. ubuse shehe namfasha akanyigisha gusari, kuntu iswala yanjye nyitegura kuva itangiye kugeza irangiye, ni iki cy'agaciro kirenze icyo ngicyo kuba yanyicaza akamfasha. Ariko yatushije agata agasitara kawe, ukaza kamwandarika, kandi tujye akenshi tujye tureba nanone bitureba nitugera aho ngaho. Abo bantu nyine baza kwandagaza abandi hanze. Ariko se nshuti yanjye, nawe kuri umugabo, namwe umunsi uzaba umwe, ko nawe uri umugabo igitondo kibyuka ari kimwe, intege nkeya yagize niba yarazigize, nawe ko zakugeraho, kandi kari nk'ihame ko bigomba kukugeraho, tujye twubahana. Reka tunasoze Farid, ngo ngewe nanaraka ubutaha dusoze tuzaza inshallah. Ntabwo umuntu mbabariza umushehe, nanjye ndabyanga. Yenda umusilamukazi uri proud, of course, urumva ndi proud yo kumusira, ni ikintu ntajya mpisha, mba numva nyine ugomba kumbona, ni dignity y'umuntu. Umuntu
watumye mbigeraho wowe uri gushaka umushyira hasi nkana ngo yakunze nashaka ibyo arabyemerewe by the way wenyine niwe uzaca imanza ntimukajya mucira abantu imanza ngo muharabike abantu ngo muze mubanike hano ariko ntari nasoza subire kuri ba bantu nyabona ibiganiro byanjye mu bikure ni the last warning first and the last ntabwo nshaka kuzongera kubisubiramo rero Imana ibaho umugisha turabakunda cyane turabashimiye reka tubifuriza amahoro y'Imana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh